ndarenze ndi n'umukire hasi ubundi ubona ko ubibona biragaragara kabisa wanjye ndi umukire ubundi uza akazi nkora Yesu njyewe njye muri banki what Via niwe ufite uruganda rwa Jojo mu Rwanda kandi ikindi none sogokuru niwe ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu karere ka Rubavu Romere ashinzwe bino nyene byo gutanga shisha kibondo mu ntara 6 z'u Rwanda subizi Yesu nyine niyo mpamvu sheri nahantu natazagutembeza muri Turukiya tuzagerayo ariko ku mugabane wa China ho nago tuzagerayo ndagutembeza mu nzitaga maragesa muri Red Sea dutembere muri za forest muri za volcano hose dutembere noneho Sandretse no kundi star boy di bana boy wallahi asubona kubibona sisi ahubwo mfa naratomboye ndatomboye mbega nkayabona we reka kwiyemera naguzi gutera indi utazi gutera ariko wivugishwe tuntu nawe uranyumeza uzi cyana ndiho icyo cyana suri wowe ubura kiguheri ayiwe ibyo ngibyo nibyo ejo bundi njye kubona arampamagaye garosheri ngumeze utese kandi byari mu gitondo mva nyine ko cyaguteretse nago wagiteretse Besire wese nimba twaravuganye akambwira ngo sheri uzi gute nimba atari nge namuje dutumuke tugende uzemera ari uko umubonye gatumukirwa n'ivu nk'icyo utumuke mu nzu mukuru urabiririmba muri biki mwaka cyangwa satani esumbonesheje kiwe wambesire umbonesheje we wacyomanze none se kitari amaso none se ko kuba mubwiye ngo kundeba iki ndaguhamagaye wowe ukita Imana Yesu niko mwabaye koko sha ariko kuki ntaririmbuko wagirwa nayo nande se wanjije kinaririmbuko ukifata gucya ariko koko babivuze ukuri korona irakura abana mu ishuri ngo bajye mu rugo leta ikanababwira nibura ko bashobora kujya bafata amasomo mu rugo mwarangiza mukirwa mubahagaritse gucya mu muhanda ibi nibyo bivamo mwe mukabatera amada mwarangiza ubu muragira ngo abana bazasubire ku ishuri bahetse abana mwambe sasa kingana gucya ariko zikuri inyana yimbwa uri mutekano uri nyumba kumwanjije imwe ushinzwe iki uko numva uje washupa ibyo byose bagirana amara yimbwa ibyo nibyo bikuyiriya uraza amaga goshaka mwajya mwiyuba cyabwiye n'iki kuno mwana namutereta gato simana ako shaka uko babivuze ukuri ibiki si wanjije babivuze ukuri ibiki wambwa ngibisaza harya ngo abasaza mwahindutse abasheni ubu wibagije imyaka ufite urayibagiye warangiza ugafata umwana ungana gutya ndibagiwe kibagirwa tariki wavutseho wanjije wowe ugomba kuba warayibagiwe kuko ikiyo ni mwavukiye rimwe ubu n'umwuzukuru wacyo yarapfumvuwe se ibyo ngibyo ubigura n'iki ese wibagiwe ko kera tukiri abashumba twajyanye gufata indangamuntu ari mvugisha usogokuru se mwajyanye kwifotoza Yesu kwifotoza gufata iki indangamuntu gufata iki mbese rero uransubirisamo ngiye urareba ndi sonetike gagafatwe na gakoco aha yasubundi uri mu biki ureba tumukugenda zira ni nyara zimbwa zo kuza yarashe no kutuvangira ubundi abari mu gusa ninde wari umuhamagaye yo kitaba Imana funka tukireka ahubwo ikiza ko byagiye kubitiraga byisi Yesu aho gusheri uranyibukije reka museze yawe ubundi nigende what bazo aya nta kibazo Yesu ariko tunurya nta kibazo akora mvuga ni igitomati sho ni n'igitoryi ariko ntari bibonye ndagushimiye wowe urebye no video aba bana siko bameze ni ubuzima bw'abantu bwa buri munsi n'impamvu tuba twabikoze no kugira ngo mwirinde kugwa mu bishiko nk'ibi ngibi mutabizi Hello wewe wafashe umwanya wawe ukareba ino video ndagushimiye kandi ndakwinginze please ntugende udakoze subscribe kuri channel yacu Inyungu TV bityo urabuduteye inkunga ikomeye cyane kora subscribe kuri channel yacu urabuteye inkunga Comedy Nyarwanda by'umwihariko Dizo Comedy ndagushimiye wowe ukoze subscribe kuri channel yacu thanks